aho sana inyuma kagirira hino inshingira mwa kanjiko shingire gishinga neza mani njye nabone nakuntu bene ura mugabo naramufite imbaraga rekeraho nari birekeraho kiraho turande kimeze gutera ndebera mwana ndebera urya ageze inyuma dutege neza hagati wagasigaye ngaka nakabonye mani rafatwa pe yitwayiriye pe turashira ha irafatwa pe umva zamura hejuru ubwo se biremera biremera zaza wazica urya tuzajyamo sha turawuteze mani tugende bote turuhutseho gato izafatwa ese mani wewe uba waje nta n'ikintu cyo kurya uzanye wowe uri kugira ngo iyi ntware ikintu tuba twateze aha ngaho kugira ngo nayo iraharira tutahaririye abandi wacu rukingisha batatu iki se batatu papa ahora arwaye amasambu yose yaragurishije mbega sha n'inzara yenda kutumara mani ese akunda gukora cyane arakora niyo mpamvu rero niyo mpamvu ahora arwara ariko njyewe njya nazanye akantu buretse ndaje nkwereke ngo iki zana tukarye mwazana reka nze ndaje nkazaniye buretse wowe tukarye zana mwana ni n'utujumba mwazana mwa tujumba se bazanye tuje mwana cara weho ujyewe ibindi bireka zana n'utujumba mwa ni ibijumba ntabwo ari utujumba uriniga guhera mu gitondo ntabwo nari gusa njye sibwo ndiye mwemba n'iwanyu murakize twe papa urarwaye ahubwo ujyeho gatoya ntakukazane kuko nibyo ndarari mwamaze kuko iwanyu muri abakire ubundi iki ni njye ntabwo ndongera kurya ku mugoroba ariko narebe mwese ko muri abakire mwana turakoze mwa aya rwose buriya njyewe nkigera inaha nahise mbona muri abaturage beza buriya nkimenya kuri nzabanura gusa birangiye byahise binshimisha uri umuntu w'umugabo ndi umugabo cyane rwose ni umugabo rwose reka baze bazane upimaze rwose kabisa dusengere tuhaze ngoyeho nzabanura ibintu birahari niko mama we wazanye ukwaho ngaho tukinywera ntazana rwagatumwe rwose zana urwagwa mbonye umuvandimwe wanjye agiye kunyakira ibintu birahari na rwagwanjye ngo yicira ni originali oya dana urwo rwagwa turumwe rwose wakaka n'ubundi pe usumba desa akira urangarurira ngahe 300 aha nzabana ifunguro rwose akira manura icyaka rwose turi abantu b'abagabo rero murakoze pe manura icyaka rwose nzabanura weho niko ruraryoshye mu muziga zigiye umuziga ry'inyo pe uru rwagwa rwo rurengetse rurimo ndumvamo agafuta nawe se uriya mugabo wageze rutindukara muhamagare niba niko yewe rutinduka we niko ye waza tukagusomya ku rwaho ko turi gusomara niwumva ijambo ahubwo tebuka ye uriya nawe ni rwose uriya ni umugabo nawe ndamwemeramo buriya iyo ibintu bihari tujye tubinywa tukiriho abagabura rutinduka ni uyu nguyu rwose uraho rutinduka zabana akira rwose akira shikashika tongatebe nuko kare urwa rwite rwa bitoki nasanze muzi kwenga none uyu mugabo ngo uyu nguyu ngo nzaba ndo ni inshuti yanjye muri uyu mudugudu wose zabana
nyine ubwo nuko bimeze. uzi ko ari umuzigazi Usanze rwose uyu ni inshuti yanjye, usanze ari kukansengerera, ariko nawe ntabwo twakwiba. umva ni mwebwe mugezweho ntabwo twamwima rwose su. ubu nari mvuye ahantu dufite ikiraka cyo kubaka nari nje mu rugo hari nibagiwe inuza hari umugabo wari anizije inyundo none nje kureba niyo mpamvu uri kubona neza wihuta utukunda ariko ubu bwawe None se ko mfite agatelefone hano kashizemo umuriro kandi ubwabo nkabo nta rusiga ntinakabuka kanshagingira. Warusiga ujya he? Warusiga ntabushyiriye ku muriro Ukashire ku muriro haba rejo bundi nzajya kugenda rwabo ntabwo nabasiga. oya ndacyagura amafaranga ndacyafite wa mugabo. Ariko ushiriye ku muriro ubu bukwe nagomba muhombye nuko ari ikiraka ni akazi k'umuntu ushaka dukaraye tugahanitse ntabwo rero namutererana ariko ntimaze n'iminsi nararwaye ntabwo namutererana inyamaswa yari ikuvuniye umuheto umuheto. n'umuheto we ntabwo wahembera noneho ngiye guhita nashyiraho niba naza nimugoroba nakerewe ejo wabyumva nta kibazo rwose. murakoze kandi Okay. sawa yego rero nzaba ndora uriya mugabo w'ingudu ishumira ari ukubeshya uriya mugabo bw'umureba kuriye uriya nyigera inama niwo nagiye hariya hirya akankodesha ubutaka bwe buri hariya hirya ku musozi hariya hirya uriya mugabo rwose nawe nabonye ari umuntu mwiza cyane w'inyangamugayo. Nkodesheje ubutaka rwose Uramwizeye neza? ndamwizeye soma wewe ndamwizeye uriya mugabo soma. None se mwaranditse se mufitanye urupapuro? Urupapuro ndarufite neza gutya ndarufite asumva nakora ibintu nk'ibyo urupapuro ntabwo mfite koko. Sasa rero niba ufite urupapuro ukaba urufite uzarugumana rwajya hehe nzarubika ahandi naho imvura idashobora kugwa. Soma rwose reka rero mubwire ureba ayaremufite uzi ko hasigaye 300 kandi nshaka ngo mugure n'andi macupa yose. Reka nikoze hano mu rugo nsangire icupa ukinywa ndaza ubundi turanywa mpaka bukeye. Ntabwo nirwo musezera. nta kibazo rwose. Reka nzaba ndo ndaje rwose. Nanjye ndanywa mpaka. Sawa. Reka duhe umwanya uregwa Rutinduka agire icyo yisobanuraho ku byo bamurega. Nyakubahwa rero mudugudu jewe ibintu bandega byose ntago ari byo. Umurima koko mu by'ukuri umurima ni wanjye. Uyu mugabo rero nagiye kumva numva mu gitondo ngo yandeze bamuhamagara. Mu by'ukuri nta nubwo muzi njye uyu murima nawuhaye umugabo Alphonse nawe arahari yabyivugira. Aho umazemo n'igihe kinini rwose amaze guhingamo hafi nk'inuza nka sezo nk'eshanu. Ubwo rero niba afite njye sinzi nuko yitwa niba afite ibigaragaza ko umurima twawuguze cyangwa twawukodesheje abigaragaza nuko navugaga rwose kudugudu. Alphonse nibyo koko umurima Rutinduka yarawugukodesheje? Nibyo rwose umurima ndabizi ko ari uwe mazemo n'igihe kinini nkuhinga nk'ibisinde 6 n'ibigori biri mu musozi n'ibyana. Misago ujya gukodesha na Rutinduka nta nyandiko mwagiranye? Asubwo urumva wagura wakodesha umurimo w'unanyiko abagabo bari dore uyu mugabo niwe watwandikiye dore uyu nguyu nawe yagurwa akabisobanura rwose. Murakoze njyewe abantu bajya gukodesha uyu murima bari bahari. Abo bagabo bose mureba bicaye hano bakayipa bakwitonda bamabano bose bari bahari sibyo. Urupapuro twararwanditse kandi bose bararusinye ariko sinzi uburyo byagenze nyine ibyakurikiyeho njye ntabyo mbizi ntacyo mbiziho sinzi n'impamvu uyu mugabo yaje kurega. Rero rwose ni ibyo ngibyo navugaho umuyobozi murakoze. Ariko rero kugira ngo tugenzure neza abagabo bari bahari dushakamo abantu babiri bagira icyo babivugaho babasobanura. Nibyo koko uyu muvandimwe akodesha ubutaka nari impari naranasinye. Ahubwo sinibaza impamvu yatwicaje hano twumva we na Rutinduka bari mu mahane.
ndumva ahubwo gutinduka n'uyu mugabo byo baba bari gupfa ntabyo nzi rwose. undi wa kabiri wari uhari nawe nahaguruke atubwire. iyo bagucunga neza oya bwo ko bacunga neza ibyo bagushyigikira bavuga ni ukuri. aba bagabo bakodeshanya twari duhari kandi twaranasinye, kandi n'urupapuro bararwanditse, turi hano turasinya, uyu mugabo niwe warwanditse. ahubwo icyiza ni uko bazana urwo rupapuro bakaruzana tukareba neza aho aho ruri, niba uyu mugabo niwe warutwaye. ariko rwandikiwe ako waceceka ngaho uyu mugabo naza n'urupapuro twanditse tukanasinya, nirwo ruradukemura, hasigaye tuve hano twigende. twaraguze ntitwasize niba twaranditse ntaruze. Misago zana urupapuro wandikanywe n'uriya mukodesha urwereka abagabo tuva aha ngaha twitahe. ariko rero bwana muyobozi abagabo bose bakubwiye ko bahari ko twanditse urupapuro tukarusinya. sinzi impamvu muri gushaka urupapuro mwumvishe ko ruhari. bari kuvuga se ngo bararusinye urupapuro rwari basinye mu kirere. urupapuro rwari basinye mu kirere kayisa mwasinye mu kirere. akabazo abayobozi yewe banyakubahwa abayobozi murakoze koko uriya muvandimwe wanjye nanjye nzi ko yakodesheje n'uyu mugabo, ariko mu by'ukuri uyu mugabo uko muzi ngereka mvuga ibyo nzi, uyu mugabo uko muzi ni indyarya mbi cyane. nanjye ubwanjye uyu mugabo namuhaye telefone ngo ajye kunshagingira, guhera uwo munsi ntabwo nari nongera kumubona, mubonye aka kanya. umugabo ni indyarya rwose, telefone yanjye yarayitwaye nawe yarayitwaye. narayiguhaye ariko ubundi ko turi mu by'imirima ibya telefone nuko yitambura ubushaka kuzajya muturanyi wawe nawe yakugurira urabando icara nanjye nateganyaga kumurega. aba bagabo turi mu rubanza rumwe, tegereza Icara nta jambo nanjye nabaye. nari ndakurega. Misago nimba ufite urupapuro ruzane tuva aha ngaha, n'abagabo bagushigikiye niba ufite urupapuro ruzana. ariko muyobozi njyewe urupapuro rurahari nararubuze. bazi ko narusinye twarwanditse ariko nararubuze mu ikoti nararubuze, ariko barabizi nese basinye mu ijuru. ahubwo muyobozi niba ntarwo afite bakumbariza icyo unshakaho. nibyo rwose ahubwo nimba nta rupapuro ufite ikigaragara cyo uri kurega amafuti, batuzaniraga icyo hano nta rupapuro ufite. amafuti mfite n'abagabo ariko ceceka, uri kurega amafuti, abagabo baraha rwose nabo barabyumva. nimba nta nyandiko ufite rwose uri gutsindwa, uri gutsindwa. urubanza nk'uru nguru cy'abana kuruzana mu bagabo bangana uke, ugahuruza abagabo bangana uke, aya banaguhane 17 urabijyanye. hagire umuntu umwe muri aba bagabo ahaguruke atanga igihano. we haguruka uvuga igihano kuri uyu mugabo uri gutsindwa, kuko yanadukereje ibintu nk'ibi. icyaka cyatwishe ahubwo ndi kumva Misago urubanza ruri kumutsinda. ngo ki ruri kugutsinda kuko nta nyandiko ufite. iyo nyandiko iza kuboneka bari kubireba uburyo tugira iki tubigenza. ahubwo tuguciye amande y'ibihumbi 10 z'inzoga z'abagabo. ugomba kuzinywa. yaranditse bararuguha. reka ngende nyazane ariko ayanjye uranyima kuki ayanjye yoboze nyazane ariko yanjye rusiyo ruzare nzagukubita. Twarutinduka mwiriwe.
Abano muraho utuzindukiye se ukaba usanze ndi gukinga. yewe ndabazindukiye Komera. muraho neza Iki gitondo se kandi kamera wa mugabo urusanze nsa nunagiye aho. nyine nanjye hari ahantu nari nkereweho hari n'ahantu ubu ngubu ndi kugenda ubu nsa nk'uri kugenda nanje kukureba ngo umpe ka telefone Telefone zawe ni yes? oya ntago ari ako ngaho ase ko ndi kumva uri kubyirengagiza nkaho utakazi Ibintu ngeze twahuriye he? urakomeje se cyangwa Uyu mudugudu hari barawundogereye. Abandi batura mu mudugudu meze gutya. ariko se ubu koko bakuvuze ukuri koko ejo bundi waryagenyije umugabo umurima none nanjye telefone yanjye ushaka kuyijyana. Twumvikane nzabandura. Urumva niba wanyweye nyinshi zikaba zakura mu kiyemu ntabwo nge nta telefone yanjye. Ndakanyego zihumuje nta telefone yanjye. Nze gutwara telefone nta telefone mfite. Ariko zani yari yo njyana ubwo bintu. Ujya no kwinyibira iwanjye uziko bagabo uziko neza byarangiye. Nge ngutwara telefone. Uziko telefone yanjye iguze 5,000 ariko nakwica ngafunga burundu. Nafunga. Ariko sha umva telefone bene wanyu zakwica ntabwo uzayiheza sha. Ako sawa bagabo ko ndikuye muri mu biki twigenderera muje kumfatanya reka nigendera nimba muje kumfatanya kandi bisobanure garuka bisobanure byano byose bimeze bita mbonye muri gutongana byakaze. uriya mugabo aje nera umujinya ngo yamuye telefone ejo bo ntabwo twiribanye mu kiraka ejo ntitwakiriwe ngo niyo ahubwo wa mugabo yaje kumbwira ngo tugende inzu y'abandi wasize tutayiranye neza nyine kubizi ko twiriwe twubaka. Wigeze ubona njye mva kugikwa ngo ndaza ngo tero mwako uyu mudugudu rero ngenda aza kubimukamo ndaza kuvamo. Abantu b'iki gihe nabo abantu b'iki gihe gagenda sunika tugenda Compare gutuma ugatera ngwa kumparisi